Muraho neza, uyu munsi ngiye kubwira impamvu 10 ugomba gufungura YouTube nonaha niba ntayo ufite. Iyi ni imwe muri video uzaza kunshimira nyuma umaze kubikora ibyo ngiye kukubwira. YouTube niba utariho uri guhomba, urasigaye uri guhomba. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, nitwa Nakenaketi, ngiye mvuga ibintu bijyanye na technology n'ikoranabuhanga, nkubwira uko ushobora kubikoresha bikakubyarira inyungu cyangwa se ukirinda ngo bitagushira mu gihombo. Ngaho kanda subscribe niba ari ubwa mbere ugeze ahangaha, ntiwibagirwe gushiraho kandi akazogera kugira ngo inkuru nyizingi zitazaje zigucika zirimo inyungu. Kandi niba usanzwe uri umuntu uba ahangaha bara kandi subscribe ukaba utarashyizeho akazogera, bikore. Reka dutangire. Impamvu ya mbere ugomba kuba content creator nuko content creation cyangwa se gushira ibintu kuri izi mbuga nkoranyambaga harimo na YouTube biri mu bintu biri kuzamuka cyane mu bijyanye n'ubukungu cyangwa se ubukungu bwa content creation, byo bise creators economy. Apa mwakomeje gukurikira video nkora, mwabonye ko White House cyangwa se Biden cyangwa se muri Amerika mu biro bikuru by'umuyobozi wa Amerika iri yanzu y'umweru bamaze gutumira aba economy aba creators cyangwa se aba bantu bakora ibintu ku mbuga nkoranyambaga mu nama izabahuzana na President Biden. Nukuvuga ngo yatumiye abantu 100 bakora ibintu twita content cyangwa se abantu bashyira ibintu ku mbuga nkoranyambaga na za YouTube zirimo ko bazaza gukorana inama, bazaganira ku bintu bitandukanye birimo AI, birimo uburyo ubuzima bwo mu mutwe bw'abantu bakora content ko biri mu bintu biteje impagarara ikibazo, ndetse n'uburyo bashobora kujya bishyuramo ibintu akantu k'amafaranga imisoro. Nukuvuga ngo rero content creation economy ni economy cyangwa se ibintu byo gukora ibintu byo gushira kuri izi mbuga ni ibintu bifite amafaranga ubu ngubu. Inkuru yasutse ku munsi w'ejo itangajwe n'ikinyamakuru Yahoo cyavuze ko economy y'abantu creators cyangwa se abantu bakora ibintu byashyira ku mbuga nkoranyambaga ibangamiye cyane digital marketing cyangwa se uburyo bwari bumenyerewe bwo kwamamaza kuri internet, kubera ko ribo bari kwinjiza amafaranga menshi nk'aba influencers cyangwa se abantu bafite izina bamaze kubaka izina kuri izi mbuga, nibo bari kuganwa n'ibigo bikomeye mu kwamamaza. Ushobora gutangira nonaha nibo uri muri Gen Z nk'uko ikinyamakuru kibivuga, abantu basore bari kibyiruka n'inkumi bari mu bantu bari kwinjiza amafaranga agatubutse. Nutangira nonaha uzanshimira nyuma. Niba uzi ko ufite impano runaka, jya kuri YouTube kanda create channel, utangire channel yawe nonaha, uzazi kunshimira nyuma uzambwira. Impamvu nuko era ko ushobora kubaka izina, ushobora kuza kujya wivugira ibintu bikurimo bigasohoka ariko bikaba byagirira abantu akamaro, bikaba byakuzamura. Ushobora gukora amafaranga mu bundi buryo nko kwamamaza bikorerwa kuri YouTube, mu publicité cyangwa se ubundi buryo nk'ama shopping, gucuruza n'ibindi. YouTube ifite ibintu byinshi bishobora gutuma uzamuka mu bukungu. Ahangaha no hantu ugomba kuba uri niba uri muri kinyejana, uri umujene ufite ikintu gishobora kugirira abandi akamaro. Ngwino turi hano kubafasha, tuzabasobanurira ukuntu bikorwa, video zirahari, dukora live, dukora ibintu byose, nta kintu uzabura. Tangira YouTube channel now. Kabiri, YouTube nirwo rubuga rwa kabiri rusurwa cyane ku isi nyuma ya Google, kandi murabizi byose biravukana birabana, byose n'iby'abantu bamwe cyangwa company. Rero iri abantu miliyari 2 na miliyoni 700. Kimwe cya gatatu cy'abantu batuye isi bari kuri YouTube. Nuvuga ngo ufite abantu benshi cyane bo kugiza ibikorwa byawe. Yego abanyarwanda turi bake kubavuga ikinyarwanda, ariko nukora content mu rundi rurimi uzaburi exposed ku bantu miliyari 2 na miliyoni 700. Ikintu cya gatatu ni uburyo bwo kwinjizamo amafaranga ukoresheje channel yawe uzaba wakoze cyangwa se usanzwe ufite kuri YouTube. Ushobora gukoresha revenues baramapushyira mu publicité, ushobora gukoresha sponsorship, abantu bagusponsoringa nko ndubona abantu bafite ama video bafiteho uturogo tw'abantu. Ushobora gukoresha affiliate marketing, ni kwamaza ibintu by'abandi bakabigura bavuye iwawe, link wabahaye akaba rero bagendera bagiye kugura ibintu bakaguriza ku mafaranga icya 10 cyangwa se commission. Harimo rero hari on product ushobora kuzikora ukazamamaza. Hano hari option yo gukora shopping, gucuruza ibintu kuri YouTube ukoresheje YouTube yawe. Hari uburyo bwinshi, fite uburyo 10 ushobora gukoresha mu YouTube wunguka ubyazamo amafaranga. Niba ubikeneye kumenya, injira mu masomo ndi gutanga muri Smart 250 Academy, uze ndabafasha mbasobanurire mu byaza YouTube amafaranga. Ibyo ndio kubanga akazi karabuze mufite YouTube ntabwo mbyemera. Icyakane, kubaka brand cyangwa se kubaka izina na influence, no kuba wagira uruhare cyangwa se wajya uvuga ari kijyana. YouTube niyo platform ishobora kugufasha, ndetse nazindi nka za TikTok na za Facebook n'ibindi bishobora kugufasha kubaka ikintu. YouTube rero iri mu bintu biri imbere cyane, kubera ko YouTube ishobora kugufasha kubaka izina muri domaine ya mu bintu ukunda cyangwa se mu bintu ukora,
ukaba wafatisha abantu bakakubahira ukajya uvuga ijambo bakavuga ati ni wowe wabivuze bigomba kugenda ukunguku. Ibi bintu byigeze byoroha mu myaka yashize, ubu ngubu biri koroshywa n'izi mbuga na YouTube irimo abantu benshi bafite akantu amafaranga amamiliyoni bayakoreye, babyuka basanga ibintu biri kwimana kuri konte gusa mu kirombe cya YouTube. Ugomba kuba urimo nawe rero guhera uyu munsi niba utarimo. Icya gatanu, kwerekana impano zawe cyangwa se kwerekana ibikurimo wifashishije YouTube. Aha hantu ushobora kuhakurira, ushobora kuhazamukira, ushobora kuhabera igitangaza, kubera ko niba uzi kubara inkuru, uzi gusetsa, uzi gukora utuvideo twiza, uzi gukora ibintu bitandukanye, ushobora kwifashisha YouTube ukajya ushyiraho utwo tuntu cyangwa se ugashyira ibyo bintu bikabyarira abandi, bikafasha abandi bantu nawe bikakubyarira inyungu. Mpande urugero, ntabwo nari nzi ko nzajya mu bintu by'amavideo rwose, oya nabikoraga niyameza nishimisha, ariko ugiye natangiye kubikora nkorera content abantu kubera ko mfite studio, nagiye nisanga ninje muri YouTube mu buryo ntazi, nisanga nabaye video editor mu bintu ntigeze ntekereza. Ubu ngubu ndakora video nanjye nkabona ndishimye kuyireba, right? YouTube rero ni ahantu ushobora kugufasha kuzamuka. Niba rero hari ikintu ufite muri wowe urukuntu wakigiza ku bantu wibaza ngo mbese ngo ni gute nzaba umuhanzi, ni gute nzatangira gusetsa abantu, fata umwanya wawe uje kuri YouTube utangire. Singumbye ngo ufate ibikoresho bibi, utangire n'ibyo ufite ariko ugerageze gutanga quality, kubera ko abanyeshuri barabizi mbabwira quality over quantity. Babwire gukora ibintu byiza kurusha gukora ibintu byinshi. Ugerageze ukora ikintu wagitayeho umwanya kandi ukore script. Masomo ya Smart 250 nzabibabwira byose, nzabibereka ukuntu ukora script ya video n'uburyo ushyiramo hooks n'uburyo ugenda ubigenza kugira ngo video yawe ize kugira influence cyangwa ize kugira akamaro, ize kugira inyungu ikuzanira ndetse n'abayireba ibabyarire inyungu. Icya gatandatu, kwinjiramo cyangwa se gutangira YouTube channel biroroshye. Niba warusuraga ibintu by'abantu bireba gusa ubiconsuminga cyangwa se uri umuntu ushinzwe guteza imbere abandi, nawe bashobora gutangira guteza imbere nonaha. Ntabwo ari ibintu bikomeye. Creating content ubikoresha na telefone. Abanyeshuri banje benshi bakoresha telefone, bafite ama application cyangwa se apps zibafasha gukora content, zibafasha gukora amashusho kandi akagenda ameze neza. Nzabibereka igihe nikigera, ntabwo baranyemereza uburenganzira ko nabo baracyarimo kuzamuka. Icya karindwi, YouTube buriya yakugiye mu miliyoneri mu mayero no mu madolari no mu manyarwanda. Ariko ibigo by'ubushakashatsi bitandukanye bivuga ko YouTube imaze kugira abantu 300 bose aba miliyoneri cyangwa se abantu batunze miliyoni mu madolari. Ubwo ubaza ko arangaye mu manyarwanda ni amamiliyari. Tangira nonaha YouTube yawe. Icya munani, YouTube ushobora kuyikoresha ukubaka icyo bita community. Cyo community ni abantu bari kumwe bafite ikintu bahuriyeho. N'urugero, nk'urugero twe dufite academy duhuriramo Smart 250, turaba content creators. Ufite ikibazo ugishyiramo bitewe n'abandi bagiye babinyuramo bakakubwira uko babyitwayemo, cyangwa se tukanagufasha natwe abafite wendo bumenyi bwisumbuyeho kukurusha bakabaguhereza igisubizo cy'uko uri bwitware mu cyo kibazo. Icyambere ni ukuba wakubaka umumano n'abantu muhuriye mu kazi cyangwa se muhuriye mu kintu runaka. Nuvuga ngo community ushobora kwifashisha YouTube ukayubaka rwose kandi ugatera imbere ndetse n'abandi bagatera imbere, mwese mugaterana imbere kuko muhuje ibitekerezo cyangwa se intumbero cyangwa se akazi. Icya cyenda, kubaka amateka cyangwa se gusiga inkuru imusozi. YouTube ishobora kugufasha gusiga inkuru imusozi kubera ko ibintu uzashyiraho, ibintu uzigisha abantu cyangwa se ibintu uzavuga, niba uzaza kudusetsa bizamara imyaka n'imyaniko kuri YouTube. Abana bawe bazaza babone papa kera kiri umwana cyangwa se mama kera kiri umukobwa uburyo yigishaga abantu guteka. Ibyo ngibyo rero ni cyo twita legacy. Ushobora gufasha, ushobora gukora legacy yawe wifashishije YouTube, ukajya werekana uko wari umeze kera cyangwa se ukajya wifashisha amashusho uzaba warashyize kuri YouTube. Ari naho mpereza inama abantu muza kuri YouTube muje kutubwira ibintu bibi, muza kwambara ubusa, muza gutukana. Biriya bintu nta hantu bijya, nta n'ahantu bizigera bijya. Ndabisubiyemo, abantu turi kumwe muri Smart 250 barabizi ko nababwiye ko video nubwo wakanda kuri delete kuguzisiba zisibwa mu maso yawe no mu maso y'abagomba kubireba, ariko muri servers cyangwa se kuri server za YouTube nta kintu na kimwe kigiyeho. Nimba mushaka muzambwira nze mbibereke nkoresheje programming.
atagira ugira ngo ndi umuhaka. I'm not a hacker, ntago ndi umuhaka. Nzakoresha ibintu birizwi biri hanze YouTube yashyize hanze, nkwereke ko hari uburyo ufite bwo kuba wareba video yasibwe, cyangwa se niba ufite ID yayo ushobora kureba iyo video niba yayo yarasibwe kuri platform ariko uyireba kubera ko iri muri database. Okay, ni status gusiba yahindutse ya video, kubera ko nibyo nifashije ndi gukora tour yanjye nzashyira hanze vuba, ndi kubereka izajye bafasha gukora gutunganya imbuga zanyu cyangwa se YouTube zanyu, ibereka SEO nibikoze neza, niba mwarakoze inkuru neza, niba ibahe n'amanota, kuko ubu ngubu nibyo ndi gukora ubu ngubu byo kuba mwahabwa amanota. Ni nka algorithm ariko nikoreye njyewe, system yanjye nikoreye ikoresha ariko ibintu byo kuri YouTube directement bivuye muri database ya YouTube. Icyanyuma rero nubwo cyenda gusana gato nibyo navuzeho, ariko YouTube ishobora kugufasha kugira ubumenyi burenze mu kintu runaka. Urugero, niba ukora documentaries bizagusaba kujya ujya kureba ama documentaire y'abandi menshi cyane kugira ngo uvuge cyangwa se ubone ibyo uvuga. Abanyeshuri bari kumbabwira ko ugomba gukora script, ntago zimbere ya kamera ngo wicare gusa. Niyo waba warize gute, uri doctor mu kintu runaka, ufite doctora, ugomba kuza kwicara imbere ya kamera ngo uvuge ngo nukora ko usanzwe ubikoramo ugiye kupfa kuvuga ibintu. Ujuza kuri YouTube wanditse ku rupapuro ibintu uri bugendero cyangwa se ibintu uri buvuge, icyo nicyo twita script. Video itandukanye n'ibindi bintu utekereza. Ushobora kuza imbere ya kamera rimwe na rimwe tuvuge nk'iyari live ugaseba pe bikazakunanira kwigarura. Ndibona abantu bakunda kuza kuvuga ibintu kuri YouTube ugasanga biramunaniye kujya kwigarura, kandi ari umuntu nta muntu wamuhatiriye kubivuga, ari we wijyanye, ari we waje kuvuga ibintu ugasanga ashaka kuza kwivuguruza kandi biba byarenze. YouTube ugomba gukora attention ibintu ugiye kuvuga, urabifata ukongera ukabisoma, ukongera ukabisumira mbere yo gufata kamera, mbere yo gukanda kuri record. Abanyeshuri bari ko mbabwira ko kanda ko wandika script. Ubu zingo ndamara iminota 2 ndi kuvuga ibi bintu, ndavugamo ibi ikiningezi sinshobora kugira kukivuga. Ibyo rero bivuze ko bituma ugira ubundi bwenge nubwo baba uri muri domaine yawe, kuko video recording cyangwa se content creation itandukanye n'ibintu usanzwe uzi by'ubumenyi ufite wowe ukoramo. Nuvuga ngo YouTube rero ishobora gutuma ugira ubundi bwenge cyangwa ubundi bumenyi mu bintu runaka. Ndarangije rero mwabantu mwe, niba ari akantu wize utaruzi ko YouTube yakora, cyangwa se niba ufashe umwanzuro wo gukora content nonaha cyangwa se gukora channel, nyandikira muri YouTube muri comment wandike ngo ndatangiye. Iyi channel yanjye nayikujije mu byumweru 2 igihe nafashe umwanzuro wo gutangira gushyiraho ibintu nkuko namwe ndi kubabwira. Nzabereka strategies cyangwa se uburyo ushobora kubikoramo. Twatangiye amasomo ya Smart 250, na amasomo asobanurira abantu ukuntu YouTube ikora kuva kuri 0 n'akantu nakamuzi kugeza utangiye gukorera amafaranga. Turasobona YouTube kuva mu mizi, ibintu byose bibaho, amagambo akoreshwaho, uburyo ushobora kubikoramo, tugeze kuri content n'uburyo ushobora kuzamamaza, n'uburyo ushobora gushakamo abantu no gushaka amasaha. Ibyo twarabitangiye ku cyumweru tariki 18, ku cyumweru cyangwa turi live. Ntuzajye ucikwa nayo masomo, uburi live ushobora kwandika tugusubiza ku kanya. Haba harimo avantage nyinshi, uzaba uri kumwe n'abandi bantu dusanganywe dukorana cyangwa se twigana. Niba rero wamaze kwiyemeza cyangwa se waratangiye ariko utaruzi direction cyangwa se icyerekezo uri kujyamo, video maze iminsi ishizeho yabanjirije ingiyi ivuga ibintu 10 ukeneye kugira ngo utangire YouTube channel. Genda uyirebe nonaha, ndayigusigiye ngiyo, kandaho ugende uyirebe. Ahanga tuvuga ibintu bijyanye na technology, ikoranabuhanga. Niba uri mushyashya kanda subscribe ntiwibagirwe, niba urusanzwe hano utarakanda akazogera kandi subscribe bikore, nawe mushyuka kandi akazogera kugira ngo tuzajye ugira inkuru ngizi zigucika. Ni nyinshi zigiye kuza. Nitwa Nakanaklet, turi kumwe, mugire ibihe byiza kandi mbifurije success kuri YouTube. Bye.